TFZ Rwanda muri series y'isomo rya CCNA 200/301. Iyi ni introduction ya kabiri, tugiye kurebera hamwe noneho network simulations application tuzajya dukoresha muri mu gihe tuzaba turi kwiga isomo rya CCNA. So izo simulations hari packet tracer. Iyi packet tracer ni network simulator ya Cisco ubwayo, nkuko na CCNA nayo ari ya Cisco. So iyi network simulator yitwa Cisco packet tracer. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kudownloadinga ugakora na installation ya Cisco packet tracer. So website uri bunyureho ni kugira ngo ubashe kudownloadinga iyo Cisco packet tracer ni website uri kureba hano ya netacad. Niyo uri bufungure muri web browser yawe, then ukabasha kudownloadinga iyo network simulator ya Cisco packet tracer. So kugira ngo ubashe kudownloadinga rero iyi network simulator ushobora kudownloadinga unyuze kuri zindi website zirahari, ushaka kunyura ukabona iyi network simulator. Ariko njyewe nahisemo gukoresha account ya Net Academy, netacad.com, kuko n'ubundi nayo ni party y'indi site yigishirizwaho some courses za Cisco. So kugira ngo ubashe kudownloadinga iyi network simulator Cisco packet tracer, nuko kuidownloadinga unyuze kuri no website ya netacad, nuko ubanza kuba wagiramo account. So gufungura account ni bisanzwe. Reka turebe uburyo ushobora gufungura account noneho muri iyo network academy. So nukuvuga ngo ni ukuza just hano, nuko ngo network, urabona ko website ni netacad.com. uza hano gusa kuri ino menu ya login, ugakanda login. Wamara ukanda login, noneho iyo udafite account ushobora gufungura account. Waba ufite account ukaloginga in kuri account. So njyewe deja mfite account. Ni utara creating account, ura following a process ni login, creating account. Numara ku creating account, numara kwiconnecta uragwa ahantu hameze gutya n'ubundi. So numara kugwa ahantu hameze gutya, wowe uraza hano kuri resources. Nuza hano kuri resources, urabona ino submenu ya download packet tracer, niho uri buze gukanda. Sorry. Wamara gukanda ukamanuka hasi ahanyuma turabona 3 versions za operating system. Hari Windows. Muri operating system ya Windows hariho ifite 64 bit na 32 bit. Noneho hari na Ubuntu, nayo ni indi operating system, ariko yo ifite only 64 bit. Noneho bakoresha MacBook, naho mufite 64 bits ushobora kudownload. So bitewe na operating system wowe ufite, bitewe na computer uri gukoresha, so urahitamo hamwe muri izi ngizi. So ngiye kuri ubu niho ndakoresha MacBook, ubwo ndakanda 64 bits ya MacBook. Hano ira downloading hano. Sindi butume irangiza kudownloadinga kubera ko ngiye nari narangije kudownloadinga ndanayiinstalla. So nawe urabikora gutyo kuri Windows cyangwa se ku Ubuntu. Ku muntu ufite Windows rero biraba ngombwa kumenya ko Windows yawe ari 32 bit cyangwa ari 64 bit. Niba ari 32 bit uradownloadinga 32 bit, niba ari 64 bit uradownloadinga 64 bit. So ntago ndi butume iyi download irangira ko nge nari narangije kudownloadinga. Nukuvuga ngo iyo irangije kudownloadinga rero icyo ukora ni iki, urayiinstalla. You just install it. Wamara kuinstallinga, icon itaba created kuri desktop yawe. Icon nkuko tuyibona hano, icon nanjye hano yamaze kuba created. So iyo umaze ku double clickinga icon rero, screen ifunguka gutya kuri
kuri computer ya ikoresha operating system ya Mac OS. So hano muri tutorial mfite hano nashaka kwerekana ukoresheje computer ya Windows uko igaragara, kuko ndabizi benshi ni computer za Windows bari gukoresha, niyo mpamvu nakoresheje tutorial ya Windows ukuntu yagaragara. So kuri Windows irabigaragara gutya. Aka ni screen gato naciye nakase kugira ngo mbashe kwerekana menu ushaka kwerekana. Numara kuinstall ukayifungura iraga igaragara gutya kuri icon. So ikintu kiri aha ngaha nashaka kwerekana ni like menu nkeya uzakenera gukoresha mu gihe uzaba uri gukoresha Cisco Packet Tracer. So numara kuinstall double clicking icon ya Cisco Packet Tracer irafunguka nkuko ureba mo hano ifunguka. Noneho ahantu hambere tugiye kureba ni hano kuri, uragenda imaze gufunguka nuko iri bufunguke gutya, then urajya hano kuri option, nukanda kuri option witukanda kuri preferences. Izi kuri preferences rero haraza iyi ngiyi tab, iyindi menu gutya ariko ifite tabs izi ngizi ureba hano. Muri izi tabs ziri aha ngaha rero turafocus na kuri tabs ebyiri zonyine. Turareba kuri interface tab, none turebe no kuri font tab. So aha ngaha muri font tab turabyumva ko ushobora guhindura font, urabona nk'aha ngaha hari CLI turaza kureba CLI ni iki mu magambo makeya, turagenda tuyisobanukira mu buryo bwimbitse mu gihe tuzaba turi kuyikoresha. So urabona hano ushobora increasinga size ya font y'amagambo, hano ushobora guhindura font ya CLI, ushobora guhindura size ya font muri CLI, ushobora guhindura ushobora guhindura toolkit, ni tooltips ukuntu zigaragara, inyuguti zanditsemo, size uko zigaragara, size uko ingana hano. Noneho CLI ubwayo ushobora guhindura text ibara ryayo, background ibara ryayo, console ibara ryayo. Ariko ibingibi ntago ari ibintu byatari cyane, just ukoresheje na default nta kibazo. Ariko nyine hari umuntu ukenera characters zinini, hari umuntu ukenera character ntoya, hari font isomeka kurusha iyindi bitewe niyo ukunze, ubwo ni muri font waza kubihindurira. So reka dusubire turebe none muri interface. Interface rero niho hantu wenda umuntu yatinda cyane, ndasobanuramo submenu nk'eshatu cyangwa enye. Ikintu turi burebemo hano rero ni, urabona hano hari show devices labels, hari show devices name labels, always show port labels and logical workspace. No kuvuga ngo urabona ko hari tumwe dutikinze izindi zidatikinze. Ese niki, why do you need to tick this cyangwa untick this? Nanone biterwa nawe n'uburyo lab yawe ushaka kwigaragara cyangwa se mu buryo wowe ushaka gusoma lab yawe. No kuvuga ngo ibingibi tumaze kwinstalla Packet Tracer turaza kureba environment yayo uko imeze, none ukuntu ugenda uhindura utwo tuntu. Reka dukomeze turebe izindi zitandukanye. So hari yindi network simulator yitwa GNS3. Yo uko igaragara nuko ni just graphic. Iyi nzayikoresha ariko gake cyane, tuzamara umwanya munini muri Cisco Packet Tracer. Gusa command nkeya tuzajya tubasha guperforminga muri Cisco Packet Tracer nizo tuzajya turebera nko muri GNS3 cyangwa se iyindi. So hano muri GNS3 naho hari iriya option ushobora guhindura uko ushaka ko bigaragara. Ariko Cisco Packet Tracer na GNS3 biratandukanye muri setup. No kuvuga ngo Cisco Packet Tracer iyo uyimaze kuyiinstalla birahagije kuba wayitangira gukora. Noneho GNS3 yo ijyana n'akandi gasoftware kakatamino kitwa Party. So Party ntabwo ndi bisobanure cyane hano kubera iki, kubera ko ntabwo tuzakoresha GNS3 cyane, ni just kwereka ukuntu GNS3 igaragara. So hari yindi yitwa Boson NetwSim.
iyi Boson NetwSim narayivuze muri video ya introduction, nayo ni iyindi network simulator ariko yo ntabwo ari ubuntu, yo irishyurwa, ariko just for information nayo nuko nguko igaragara. Urabona harimo labs zitandukanye hano, uhitamo labs ushaka gukora ukayikora, iyo utaramenya donc ni just nayo ni network simulator, ariko zose turaza kureba uko zimeze. Noneho hari na quiz, muribuka muri previous video ya day 0 nsobanura ko tuzajya dukora na quiz, nabwo harimo n'uburyo rero nashaka kwerekana uburyo quiz tuzajya tuzikora, cyangwa se nzajya nzitegura n'uburyo ushaka kuzikora azajya zikora. Nabyo numvaga ari byo byiza kwigaragaza uburyo zizajya zikorwa. So reka ntangire rero, tugende muri real app imaze kuba downloaded. Ngiyi ubwo ni Cisco Packet Tracer nko turi kubibona hano rero muri Cisco Packet Tracer, uko graphic igaragara itandukanye n'uko igaragara muri Windows. So muri Windows murabyibuka ko twajyaga muri option, ariko hano kubera ko ari Mac OS turajya muri Cisco Packet Tracer menu hano, then dukande preferences. Nidukanda preferences urabona irazana ya interface n'ubundi twahoze tureba kare na font aho natinzeho gatoya. So muri interface twabonye show animation, display sound. Urabona zimwe ziratikinze, izindi ntago zitikinze. So why is this? Kubera iki zino zitikinze, kuko zino zidatikinze? So reka nabyo mbisobanureho mu magambo makeya, ndaza kubisobanuraho mu magambo makeya nyuma ho gatoya. So reka turebe Cisco Packet Tracer ikozwe n'ibiki. Murabona kuri no iyi menu yo hasi hano hariho, urabona ko ni nkaho like iciyemo ibice bitatu. Hari ibi bice bya hano, hakaba n'ibi bice bya hasi, hakaba n'iki gice cya hano hirya. Iki gice cya hano hirya rero, iyo uselectinze any part of these devices hano, it iba displayed hano. Ni ukuvuga ngo hariho end devices, hakaba network devices, ni zigenda zitandukana. Ni ukuvuga ko urabona ko hano like nkoze hava hano ihita ikwereka ko ari network devices, nakora hava hano igahita ikwereka ko ari end devices. So muri day 1 tuzareba network devices na end devices, ariko reka tuzivuge hano magambo makeya. Ni ukuvuga ngo network devices ni devices zituma habaho communication between computer ebyiri. Ni ukuvuga ngo computer ubwayo ni end device. Kugira ngo rero end device iri aha kuri location A ibashe communicating na n'iyindi device iri kuri location B, ni ukuvuga ngo ni network devices ziba zakoze iyo interaction. Ni ukuvuga ngo nizo ziba zatumye iyo communication between end devices ibaho. Hari igihe end devices ubwazo nazo zishobora gucommunicatinga between them, zishobora gucommunicatinga zo ubwazo hatabayemo interaction ya network device, ariko niyo ni yindi kind ya communication tuzabireba in detail muri video ya day 1. So network devices mu magambo make ni zihuza two end devices muri communication. So no muri zo network devices harimo nazo amoko yazo agenda atandukana. Ni ukuvuga ngo muri end device turabonamo router, tukabonamo switch, tukabonamo hub, tukabonamo wireless devices. Nazo wireless devices nazo zirimo zitandukanye, harimo APs, harimo WCL, noneho hano harimo firewalls, noneho harimo muri end devices, muri network devices urabona ko harimo na cloud cyangwa twita WAN cyangwa twita internet, ziri muri network devices. Duselectinze hano end devices urabona ko harimo computer PC, harimo laptop, harimo server, harimo Meraki server nta kintu ndi wivugeho hano mu kanya kuko tuzayireba mu gihe turi kureba network automation. Harimo printer, harimo IP phone, nizi ni device ziri end device, ziri mu bwoko bwa end devices. Sibyo dukanze n'ahangaha n'izindi component, izindi nazo ndi buzivugeho. Noneho hano kuri keyboard, iyi lightning bolt,
iyo niki ni ubwoko bwa cables zikoreshwa mu connecting different devices, zaba end device cyangwa network devices, cyangwa connecting network device between network devices, cyangwa network device between end devices. Ukoresha ukoresha cables zitandukanye, nazo kandi tuzazireba mu masomo. So reka ne gutinda mu gusobanura cables n'ibindi, reka just nerekana uburyo dushaka gukoresha iriya option duhindura, dutikinga some box na tuna untickinga izindi box. Okay, mu buryo bwo gucuzinga rero device bitewe na topology ugiye gukora cyangwa se bitewe na lab ugiye gukora, you can choose any router by clicking on it. Ugahita uklicka hano muri environment. Ariko niba ushaka device eshatu, uklika kuri device rimwe, ubwo ni 2 3. Urabona no kuvuga ngo ndakanze kuri device inshuro 3, we nashaka niya 4 ndaza nkande bwa 4 bwa 5. Ariko hari uburyo bwo gukanda rimwe ugashira izo device zose icyarimwe ushaka gushiraho. So ubwo ni uburyo ndi buberekeze mu kanya. So nanone nimba nari nkene device 2 cyangwa 3 gusa, nkaba nshizeho 5, uburyo nshobora gukuraho zino 2, ubwo ndaza ngakanda ino button hano, nkaza ngakanda device ntashaka. Niyo ni function. Tuvuge none niba nashakaga device imwe nkaba nashizeho 3, nshobora no guselecting izo devices zose nshaka gukuraho, nkaza nkazideletinga hano. Yes, nazo zikabaho ngasigara na device imwe nari nkeneye. So nanone nshobora gukenera nanone gushiraho device 5 ariko ntashaka gukanda inshuro 5. Icyo gihe nzakanda control cyangwa se command key kuri Mac OS, cyangwa control kuri Windows OS. Then ukanda iyo device, numara kuyikanda ushireho umubare wa devices ushaka, utagiye ukanda 1 2 3 4. Urabona ko ukandaho rimwe gusa ukabasha gushiraho devices zose ushaka gushiraho. So icyo I guess kibaye clear. So reka noneho turebe why untick na why guticking, sibyo? So reka just mfate device imwe, wenda network device imwe, na noneho connecting just kuri ubu ngubu. Reka twe kuvuga ku bya connection n'ibindi, turebe gusa, turashaka kureba gusa kubera iki ku untickinga no kuta untickinga. No kuvuga ngo izi ni devices ebyiri ziri connected imwe ku yindi. So impamvu rero dukenera, reka turebe preferences, tukaza hano impamvu dutickinga cyangwa untickinga. Reka turebe kubera iki. Urabona nk'ubu ngubu hano hari switch 0 na PC 0. Ushaka rero ko izi modeli zigaragara cyangwa se zitagaragara, no kuvuga ngo ushobora kuzikuraho cyangwa ntuzikureho. Reka tubanze turebe, wenda tuvuge hano wenda tuvuge urabona nk'aha ngaha nda untickinze show device name labels. Kubera ko nyantickinze iri zina rivuyeho, nta zina dufite, kuko hano turavuze ngo ntigaragaze device label. Ariko nimvuga ati yes show device label, irahita kwereka iyi device ni iyihe n'iyi device ni iyihe. None ushobora kuvuga ati show mode, ngo n'izi switches ziba zitandukanye, ziba zifitemo versions zitandukanye. No kuvuga ngo harimo mpoze wenda nka show device model label, urabona kwereka iyi ni switch ubwoko buhe, niyo irahita kwereka ni PC ariko ubwoko buhe. So igihe udakeneye ko nibi bigaragara, you just untick that, ukagumana ibyo ushaka kureba. Noneho nizi zose ni kimwe, ni ukuvuga ngo icyo ushaka ko kigaragara you tick it up, icyo udashaka kugaragara you untick it. Noneho n'aha ngaha urabona ushobora ati ni ukuvuga ngo urabona nk'ubu ngubu ushobora kureba hano interface, ntuzi what is the interface is. Nk'ubu ngubu ntabwo uzi ngo iyi cable icometse kuri he interface kuri iyi switch, cyangwa se iyi cable icometse kuri he interface kuri no PC. Nubwo PC igira interface imwe, ariko nka switch igira interface 24, wenda ni za switch ziteye imbere ubu ngubu zigira na interface za gigabit
nazo ebyiri. So ariko urabona nk'aha ngaha you don't know iyi switch iri connected ku yihe interface. So uza hano ukavuga ati always show the port label kugira ngo umenye ati okay, igikwereka iyi switch iri iyi cable iri connected ku yihe port kuri no switch. Nk'ubu turabona ko ari fast ethernet 01 port iri connected hano kuri switch. Ni ukuvuga ngo reka tuvuge ko mbirekeye gutyo, sibyo? Let me just untick that. Nongereho indi PC imwe, nongere nyi connect, wenda reka nyishire kuri iyindi ntazi. Ningaruka hano ngakora preferences, nkaza hano avuga ni okay, iyi ngiyi twayibonye ko ari fast ethernet 01, ariko iki we don't know, ariko turashaka kumenya iyi ngiyi connected ku yihe port. Ni just tick that igahita ikwereka ni iyihe port iyi PC iri connected to. Urabona ni port fast ethernet /17 cyangwa port ya fast ethernet 17, niho iyo PC, iyi PC 1 icometse kuri switch. Iyo ni uburyo buno buntu bukora bitewe n'icyo ushaka kwantikinga cyangwa gutikinga. So mu kwaguka mu bumenyi antikinge cyangwa se utikinge ibyo ushaka gutikinga mu buryo bwo gushaka kumenya, ariko the purpose y'utu tuntu ni just antikinga, gukura icyo dushaka kureba cyangwa gutikinga ushaka kongera icyo ushaka kureba. So reka turebe none muri font nayo twayirebye. Ni ukuvuga ngo iyi font uyirebe, iyi font niyo just kongera inyuguti z'ibi bintu z'ibi ngibi ukuntu bigaragara hano. So hari n'iyindi font twabonye hano kuri CLI. Iyi CLI reka ngaruke hano gatoya, urabona ukuntu ino CLI iri kugaragara hano gutya. Ni ukuvuga ngo iyi font hano idufasha guhindura iyi CLI hano. Tuvuge urabona uburyo zino characters zingana. Nshize wenda kuri 9 nkakora apply, nkafunga, nkaza gufungura nano, urabona ukuntu du characters twabaye dutoya. So utu du characters twabaye dutoya kubera iki? Ni hahandi muri font nabihinduriye. Nshobora kuzana none nkavuga nti okay, ni dutoya, reka ntwongere nkashira kuri wenda 20, nkashira kuri kangahe, nakora apply, nafunga bino, nafungura, urabona ko nanone characters zabaye nini. So niho ino font hano idufasha. Ikindi urabona hano handitse yellow ni text, urahita ubibona ko n'ubundi ni text, ni yellow. Noneho hari niyo bita background rero. Background wako ni black, shatse nayigira orange just to test. Kanyifunge nanone nimfungura, urabona ko yabaye orange kuko nayihinduye orange. Shobora naho guhindura text hano, ira niba nayikoze orange, let me make this one to be black. Nanone nimfungura urabona ko yabaye black. So ni wowe ubikora uburyo ushaka ko bigaragara. Muri makeya rero nicyo ino preferences cyane nza gukoramo, cyangwa se nawe uzajyamo gukora, kuko nta bindi bintu byinshi birimo byo guhindura no gukora, kuko iyo install packet tracer ibiri ready to be used. So nta kindi kiba kiri aho ngaho ukeneye gukora. So ngewe reka nzisubize kuri settings nkunda gukoresha, ni text ya yellow na background ya black. So niho mbisubije, nkuko byari bimeze n'ubundi kare. So kubyerekeranye na Cisco packet tracer ndumva ari izo introduction ari buvugeho honyine. So turebe noneho n'ukuntu just Boson NetwSim nayo igaragara. Boson NetwSim nayo n'ukuntu igaragara. Noneho yo hari uburyo ushobora kuyifungura muri browser cyangwa ukayifungura muri application. Ariko computer za Windows nizo zonyine kuri ubu ngubu zifite application, izindi computer zose ziba zifite tubasha kuyaccessinga through browser, nkuko mubona na accessinze hano nayo
ni just iyo umaze kuba connected, ni account uba ufite nababwiye ko atari ubuntu, iyo umaze kugura baguha access, uko nuya accessinga uba ubizi. So urabona ko haba harimo labs zitandukanye, iyi ni just for demonstration, ariko turebe nka CCNA 200-301, urabona ko duba dufitemo labs zitandukanye, harimo network A, harimo network fundamental, network access, IP connectivity, IP services, na security fundamental. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze to expand uhita ubonamo ama lab yose agenda avamo bitewe na level. Ni ukuvuga ngo bitewe na nani n'igice ushaka kwigamo, hari ikabanje mu bice bitandukanye, harimo network fundamental, hakabamo na labs za network access, hakabamo na labs za IP connectivity, zose zigenda zitandukana. So biterwa wowe naho ugeze ni wowe expanding. Just for demonstration, reka just mfungure wenda iyi ngiyi, uhita ufungura aho ushaka nyine, nk'uko ufungura demonstration lab ugakanda wenda configuration demo 1, ugahita ukanda ijambo load lab. Iyo ukanze load lab rero, iyo iraloadinga, yamara kuloadinga lab, ugatangira ukalabinga ukurikije instruction baba baguhaye, kuko buri lab ifite instruction, ifite purpose. Muri make ifite purpose, icyo ugomba gukora, ufite icyo ugomba gukora muri buri lab. So kuri GNS3 yo ntacyo mfite ndi buyivuge kuko niyo tuzakoresha, nubwo nayishizemo hano muri yari just introduction. So reka turebe indi introduction muri hano, nicyo navuze. Yes, nuko tuzajya dukora quiz. Tuzajya dukora quiz rero nabyo biri hano. Ko dukora quiz ni ukuvuga ngo ni buri somo na quiz, uko isomo rirangiye nzajya nkora quiz, ku buryo practicing bizajya ari ibibazo 5, hagati y'ibibazo 5 n'10. Uzajya uza just ukore gute nyine urabona ibibazo. Quiz ni just like question, multiple answers, cyangwa se single answer, cyangwa se bizaba bitandukanye mu buryo usubizamo, ariko nabizi ko hari answers ziba ziri multiple answers, cyangwa se ari single answers. Nk'ubu ngubu ni hano uhitamo igisubizo kimwe. Hari labs, hari quiz ziba zajya zisaba kuba wenda wahitamo ibisubizo bibiri, ariko just urugero, hazaba hari link izajya iba muri description box. Noneho wowe ukande kuri iyo link gusa, ifunguke nk'uko ubona iyi ngiyi yafungutse. Noneho ikibazo kizaba kiri hano, like wenda ni iyihe network device idufasha guhuza LANs zitandukanye. For here igisubizo ni router, ariko njye kubera ko mbizi ko ari router, ubundi ashobora guhitamo switch, undi agahitamo firewall cyangwa server, bizaterwa. Okay, nyine ushobora guhitamo igisubizo kwa. Then ni router, ariko let me just choose switch. Noneho ukazana none ukafanya hub na switch bitandukaniye, ni urugero, nawe ugahita uhitamo igisubizo. Warangiza guhitamo igisubizo by'ibyo bibazo byose, bizajya ari ibibazo, ikibazo kizaba kiri ku 10. Warangiza gusubiza ibyo uhitamo, ukore submit. Numara gusubmitinga, ikuzane kuri no next page, igusaba gukora iki, kuri reviewinga your score. Ukande review. Numara ukanda review, ifungure aho igisubizo, urebe the total point is how many, wabashije ibibazo bingahe kuri bingahe, amanota wagize. Hano urabona kikwereka ko switch nicyo gisubizo nyacyo, cyangwa se hub cyangwa iyi switch iteye imbere kurusha yes, nicyo mbese ikwereka igisubizo nyacyo. Ariko just for practice, reka turebe wenda uhisemo igisubizo kitari cyo, turebe uko byagenda. Uhisemo igisubizo kitari cyo, urabona ko n'ubundi tikwereka ko iki ngiki wakishe, ugize 0 ku 10. Niba kino cyo hasi wagishoboye ugira 10 nyine, gatwereka ko amanota yose ubonye hamwe ni angahe kuri kangahe. Buri quiz, buri somo izagira quiz. Noneho iyo quiz izajya bitewe n'ibibazo birimo, quiz izagira amanota, buri kibazo kizakigira amanota 10. So ndumva na introduction yi network simulation nayo introduction aho twayihagarikira hano. Ndabona
ariko okay nayo irafungutse, reka turebe ukuntu nayo igaragara. Ndakeka kuri quiz bisobanutse. Ndabona lab irimo iraloadinga gakeya cyane muri browser, reka nayo tuyiveho. Ubwo wenda hagati mu isomo niko tuzajya tureba, mu gihe tuzajya tuzikoresha tuzajya tureba uburyo nazo ziloadinga, tubirebe neza gahoro gahoro. Uko tuzagenda tubikoresha niko tuzagenda turushaho kubisobanukirwa. So reka turangirize hano. Ndakeka ibisobanutse, ibyo nasobanuye bisobanutse. Hagize ikindi kintu nakenera kongeraho ubwo ni muri video ikurikiyeho, ariko kuri ubu ngubu reka dusubire vuba cyane. Murakoze, wibuke gukora like na subscribe, tujyane neza muri iri somo. Murakoze cyane.